babiri muri studio ubundi ikibazo nari mfite ubwoba bari bafite uretse gato mbanze nkura ntabwo badufite na radio Rwanda na kuri social media narayibonye postinze ko iki cyamakeya yahinzwe cyane apel buri gihe tugiye kuyakira bagira complain y'amafaranga uretse gato Jean Paul giza amahirwe wenda ubwo uri kugenda ubashiramo gake gake n'ingingi mire y'amafaranga ngo muzawurebera ku mateleviziyo nabonye ibitekerezo byinshi urabona nka page radio Rwanda bikurikirwa n'abantu benshi harimo abavuga ati tuzawurebera ku mateleviziyo muturangira ahantu abareba bakabasubiza bati n'ubundi ni musanzwe mwinjira ubusa twebwe tuzinjira tuyirebera match banze buretse gatoya match banze songa mbere nabwo umwanya wowe ko hari umwanya uhagije tubyo simba match banze umufana wa Rayon Sport ubwo reka mvugira abareba umufana n'uwape ngwiki hano haje basumwe twatwicanye dufite iminota ine kugira ngo twakire umuntu makuru kugira ngo ukoreshe umunota umwe na songa mbere muri stade icyo gihe umufana kwinjira mu kibuga iyamake yari bitandatu byari bitanu kwipimisha n'igihumbi cyo kwinjira kuri match ya APR none Rayon Sport ciye bitanu APR ngo Rayon Sport mwafite ikibazo cya mikoro twicure match yo mushyiraho umunota umwe songa mbere ndabanza kuri message ndi kureba hano abafana barimo baravuga bati Jean Paul arimo arihagararaho twebwe amatike twarayaguze kandi ntabwo abwa amafaranga dufite bwira Jean Paul ko APR atari abakene kurusha Rayon Sport icyo kintu reka mumenyeshe ikintu cyo complain ni gifite ijambo ngo bisi ajya giducikikije tishana kwiza Claude mu mwanya wa muri shimota banje mwe icyo shaka kumenyesha abafana ba APR bariteguye ibintu uvuga by'ubwoba nta buhari ikintu cyitwa insinzwi ntayo naniyo twiteze tubatsinze gatatu wabatsinze nawe yagiye arahari adiri umaze kubakubita inshuro 3 arahari na n'ubu ngubu ndababwiza ukuri ngo ejo icyo muzacyura ari amafaranga tuzaba twabahaye ikindi maza kubwira nuko ku kintu bavuga ngo cy'abafana mushidikanyaho abafana bacu bariteguye n'uyu munsi kimenyimenyi uyu munsi hari inama y'abafana b'umujyi wa Kigali bose Inyarutarama baza guhura Inyarutarama amakomite yose kugira ngo ibanga ryacu bisize oya ni ngombwa nta kibazo kugira ngo n'abatari babizi babimenye ntacyo dusha Jean Paul turamwishyikije azabona ikiza reka nkubwire ikindi kintu umuntu atanyisigaje amasegonda mwivugiramo ejo uzabona iby'amaso yawe atigeze abona abatazabasha basumva iby'amatwi yawe atigeze yumva kubera ko APR ukuntu iteguye biri hejuru birenze ukwemera urakoze cyane bya pastor bizanya mu muza umunota umwe n'amasegonda make cyane hari umuntu urimo kuvuga ati mutubariza abareyo iby'umukecuru ngo bafite ngo wavuye mu bigo by'abaturanyi urimo kuzenguruka stade ibyo bintu hari cyo mubizeho ntabyo tubiziho niba ari umukecuru kwa muri stade umukecuru benshi ari bamuzana ifutwara umukecuru ufite uruhara ni umukecuru ufite uruhara ariko se imyemerere ejo izahomba ejo imyemerere yawe y'abantu bimara oya si bya bine miri yavugaga abafatanye ariko buriya Claude niwe wayobora Emile muri kiriya gihugu cyo hakuno cyangwa ko Emile niwe wamuyobora ariko se umuntu ariko se nyine uwo mukecuru arahari nta mukecuru hari niba hari umukecuru yawe yazanywe na umaze abafana bakomeje kwerekana ukuntu twagiye tubatsinda babereka ati umukecuru usanga hari uzi umukecuru w'Inyanza wavuye muri Kongo waje n'imodoka y'abareyo ndaba ngo ejo muzakurikana reka Claude ejo izo mara rwose mamya ko Emile muri kiriya gihugu Claude se agenda avuga Emile niwe wajya wenda kumuzana ariko Rayon Sport ariko kumenya umukecuru yaje gukora ikiza gihari Rayon Sport ifanwa n'ingeri zose abakecuru abasaza abana abapfunyikira bikwerere ariko umukecuru Jean Paul abavuzwe na
n'abandi diaspora usanzwe ngo yavuye muri Kongo njye nakubwiye ko abarembo twese ko tubona ahangaha nta muntu wajya muri kiriya gihugu keretse Emile ariwe udufashe ukuboko kandi Emile ni umufana wacu gusa Emile niyo wajyana yavuga Jean Paul yigeze kuvuga mu byibuke avuga ngo ari abasenga ngo ari ugeze kuvuga ngo abapfumura abo nabo kamaze navuze ngo abasenga n'abapasiteri bakibona pasiteri batinyuka bishyira mu twicaye ahangaha ariko inzira hari umusilamu arusengera mu kiliziya arusengera muri ADEPR bose abareho bari buri wese amasegonda make dusoza munyemerere n'ubundi tugiye gusoza kuko mu kanya tugiye kwakira amakuru muri mu Kinyarwanda ubundi tudusoza reka twakire uje kuvuga amakuru agezweho kuri iyi saa yine ubundi muze mucimaka ariko tugana ku musozo